Yes, reka ngusuhuze nkwifuriza ikaze wowe ukurikiye Imihigo TV aho uri hose hirya no hino. Nizere ko umeze neza. Niba bitameze neza uyu munsi ukomeze kwihangana kandi usenge cyane, ukore cyane, wizere Imana, ejo bizagenda neza. Nitwa Veno, reka twakire abatumirwa. Nkuko bushize twabibemereye, twababwiye ko Imihigo TV izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye, abastari batandukanye, ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero badufitiye live, uyu munsi ni show. Ni show ya. Reka ntangire rero ku mutumirwa wa mbere atubwire n'ibyo akora. Nitwa Vuningoma David, abanzi cyane mu gisope cyangwa se gusubiramo indirimbo za Karahanyuze, indirimbo nkunze kwita umuziki nyarwanda. Wow, umuziki nyarwanda. Okay, reka twongere turebe na mugenzi we twumve. Nitwa Safari Zake, abantu benshi bazi mu izina rya kera rya Nzakagendana, mu makorasi, mu ndirimbo zo mu bitaboro, mu ndirimbo za gospel. Ubwo rero nkaba nabazaniye na Vuningoma David nkuko ninabasezeranyije mu bantu bazaba babagezaho hamwe n'Imihigo TV. Turabakunda cyane. Uyu munsi rero tukaba twagiyeneye kubataramira mu ndirimbo nyarwanda. Turabakunda David, ni inshuti zacu. Imihigo TV ni abantu beza, ni abantu b'inyangamugayo rwose. Bafite gahunda ikaze rwose. Ubundi hari ikintu cy'ingenzi. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gikeneye iki kubaka izina ku ruhando mpuzamahanga. Rero bigomba gushingira ku muco. Niba abakurambere bacu batakiriho, turahababereye. Aba twaje rero turahari rwose kandi dufite byinshi dukeneye kubaha. Urakoze cyane. Wabyumvise ati abakurambere bacu nubwo batagihari ariko abantu benshi cyane baririmbye zino ndirimbo mugenda musubiramo n'abantu bari bahari kera, uyu munsi batagihari. Abanyarwanda bakunze umuziki wanyu n'ubu baracyawukunda, donc bakunze wa muziki wa kera wo twakunze twebwe, twakuze twita ibisope cyangwa se za Karahanyuze. Abantu barabikunze n'uyu munsi baracyabikunda. Ubu niyo tugiye mu bukwe, gucuranga mu bukwe, usanga umusaza yifashe neza akurikiye, ukabona ari kwibutsa bya bihe. Kandi nako bikurura abato rero, abakiri bato. Ari nayo mpamvu nanjye nabijemo. Ni nabyo nashakaga kukubaza gatoya, kuko mu kigaragara mu by'ukuri biragaragara ko ukiri mutoya. Ni iki cyatumye uba interesse ku muziki wa kera? Ni iki cyatumye wumva ukunze umuziki wa kera kugira ngo wumve ko nyine ari wo wakora, yenda ntukore umuziki ugezweho ubu ngubu? Ni iki? Impamvu nkunda igihugu cyanjye, nkunda abakurambere banjye, mbega nkunda umuco muri rusange. Kandi ntekereza ko umunyagihugu muzima byagakwiye gukurikirana amateka. Mvahengyahe, utazi yaba namenye yajya. Tugomba rero kumenya ni hehe tuva, aha tugeze ni bande bahateguye, natwe dutegure ejo hazaza. Ariko nanone dufite iki? Dufite aho dukura. Niyo mpamvu ugiye mbirimo kandi ndabikunze cyane. Usanga n'abantu bambonye mbikora n'uyu mugabo yaguhamiriza, yaguhamya. Ni ibintu nkunda pe, ndabikunda kandi n'abantu barabyishimira. Ni ibintu ubona bifite agaciro gakomeye. Rwose turagushaka, uzanambona henshi ku mateleviziyo, ariko cyane Imihigo TV impanga televiziyo. Ariko kumva na meaning Imihigo mu Rwanda tumenyereye yuko kenshi kugira ngo igihugu cyacu kibe kigeze aho kigera, yenda ntabwo ninjiye mu bintu bya politike cyane, ariko dukurikira abayobozi bacu b'igihugu, dukurikira donc Imihigo yo mu Rwanda. Imihigo ariko no mu ndangagaciro z'abanyarwanda harimo guhiga. Guhiga kandi tukesa imihigo. Nibyo kabisa, kuko nkeka ko mu by'ukuri
iyo bitaza kuba imihigo abayobozi bacu bajya hariya bahige bavuge tugomba gukora bino tugomba kuba twabirangije igihe iki n'iki igihugu cyacu ntabwo kiba kigeze aho kigeze ubu ngubu rero imihigo yaradufashije gutera imbere nayo mpamvu ngira ngo nyakubahwa ukuriye imihigo TV niyo mpamvu yatekereje icyo kintu yenda ngira ngo kugira ngo iryo zina rizagume mu mitwe y'abanyarwanda kandi ritere imbere ryongere abantu bakurikira rero imihigo TV abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu ni intara ya gatandatu n'aba diaspora baradukurikira cyane kandi nabo bajya batugezaho ibitekerezo ngira ngo mwumva meaning nyine y'iryo zina kandi namwe ndabizi ko murahiga nubwo muri mu gihugu kitari cy'u Rwanda muri mu ahantu hatandukanye muri iyo ntara twavugaga ariko namwe murahiga mugira imihigo nagira ngo rero uyu munsi ntabwo njyewe nza kwibanda ntabwo ndi buze kuvuga cyane nabahereza umwanya kugira ngo muhereze live kabisa abantu bakurikiye imihigo TV hanyuma turaza kukugira umwanya ngenda nyuma wo gusezera no kuza kugira icyifuzo mutanga ariko twabanje guhereza abadukurikiye umuziki bakeneye tugiye rero guhera ku ndirimbo yitwa itahe n'ubusa ni ya nkuru nziza naguturaga inanga nziza nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa mazimano y'urukundo hasaga n'ahabigenewe umutima ugukunda iteka ndakwibuka aho itahe ryo n'ubusa nari kukubwira rimereye imvi muri mbyino n'urwibutso rutazashira umutima ugukunda iteka ndakwibuka aho itahe ryo n'ubusa amararo menshi n'ibishize karanyuze umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa baba yego umutima wamenye byinshi muri ibyo ntacyo wigeze ubona byarashize twiririmbire mwana wawe umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa no mu bikomeye Imana nibizi yonyine kuko nahisemo guhora umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa
mbanurutse bwonko nibigutaye ku mutima nawe umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ngirira imbabazi ubwira abandi ko ntagarutse kwimarisha kuko ntakiniraga igikombe mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni nkavunyira aturiruka mvumbi neza mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni wabaye aho ntari undwanira ishyaka utazindanuma ari umugabo asiba undi mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni wakoze ibyiza ukibishoboye intwari ngo zarihimuye mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni ujuru mubwire ko nta rukundo rwarushije urwaruge wateye ishyari imitwe y'ahandi mugenzi nkubwira ikigeni baba mugenzi nkubwira ikigeni ese wari uzi ko icyiza n'ikibi bigendana bimenyuza bibwira undi baba mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni
nabonye buri kintu kigira imvano n'impinduka ikasitara ku cyo bisanze mugenzi mubwira ikigeni mugenzi mubwira ikigeni nibatanagushima bazakuvuga bikacakaca nta n'umwe uzagusumbya ishinjo mugenzi nkubwira ikigeni mugenzi nkubwira ikigeni nibatanagushima bazakuvuga bigacagaca nta n'umwe uzagusumbya ishinjo mugenzi mubwira ikigeni mugenzi mubwira ikigeni mugenzi mubwira ikigeni Baba Yeah. Okay. My friend. Mimi nashangaa sana kabisa. Ndatangaye nanjye mvuze igiswahili. Yeah, ndatangaye cyane. Izi ndirimbo mu myaka nziheruka kera. Ofete twagize ikibazo coronavirus biteyemo. Twajyaga tuzumva ahantu hatandukanye mu tubari, mu hoteli, mu kora live. Ariko byabaga ari ibintu byiza cyane. My friend, ngira ngo dukumbuje abantu bakurikira Imihigo TV, ngira ngo turabakumbuje. hari abantu bari mu bihugu by'Ububirigi, hari abari muri Canada, hari abari mu Bufaransa, bajya batubwira bati ubundi mwadusanze hari ariko ntabwo twaba mu Rwanda. Uretse gatoya, reka gato cyane, mbabaze akabazo gato cyane kugira ngo dukomeze. Dukomeze numvise akantu Safari Zaki yaratangiye. Safari Zaki ubundi muzi jewe muri ndirimbo za gospel. Ntabwo numva ibintu bigeze mu ryari byaje gute. abantu benshi ntabwo babizi. No mwanga cyane rero kuri gitari. Ako David, abantu benshi tuganira n'Imihigo TV. Ntabwo bazi ko nge mbere ko ncuranga gospel. Ineza ye narayibonye ababisha bangose. Biriya nacuranga muri orchestre ngewe. Niyo mpamvu indirimbo za orchestre no muri orchestre mara najyaga nge batubirando basomado bacuranga hariya kuri za hariya urabona hariya ahantu bitaga kuri ke sociale Kacyiru hari sare yabaga ihari ke sociale bajyaga n'amafestival kuri stade regional nabaga mpari iyo nahageraga baravuga ati umwana mumureke yinjira nabaga nambaye inkofero bitwa sakanyoza ni yani ingofero ntabwizendetse iri mu rudodo mwene hano gutya ari niba bawe nasone nkayambara cyane nkabyina cyane bakareka nkinjira ubuntu ndewe n'umucuranzi wa kera impamvu tuturimo twakire reka mbere yuko ushyira ku karimbo ndwe twumvise warutangiye nongere nibutse abadukurikiye yuko uyu ni David na Safari Zaki. Reka twumve mu byukuri tugiye kumva izindi ndirimbo zitandukanye mu kanya gato turagaruka nyuma y'akaruko gato kugira ngo banze basome ku mazi turagaruka ebana twumva noneho umurya w'inanga koko ni wa muzi w'umuziki urakanyibukijwe n'akagiwe ni wa muzi w'umuziki. Reka tubaze dusome ku mazi hanyuma turagaruka mu kanya tukomeza.